Tubahaye ikaze mu ijuru ry'Abera TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza n'ubuhamya bufite ibihamya. ari mu iyerekwa abonye igitabo kinini cyane ararira ararira Yohana kuko habuze uwo gucungura umuntu maze Yesu intare y'umuryango wa Yuda aba arahagurutse aragisengera ivuge yari yemeje kuza gucungura umuntu. Yesu mureba hagati y'ibisambo, Yesu mureba wambitswe urubindo, Yesu mureba ateshejwe agaciro, nta cyaha afite na kimwe kimuhama kuko yiyemeje kuza gucungura umuntu. No kwa Pilato bamubwiye baraba kiriya gisambo utubande iyawe yeta umwami. Yesu mureba hagati y'ibisambo, Yesu mureba wambitswe urubindo, Yesu mureba ateshejwe agaciro, nta cyaha afite na kimwe kimuhama kuko yiyemeje kuza gucungura umuntu. Nta cyaha afite na kimwe kimuhama kuko yiyemeje kuza gucungura umuntu we. None iyi ndirimbo se wayihimbye kuva ryari? Iyi ndirimbo ntabwo ariyo nahimbye, niyo umuhanzi nafatiye kuri radiyo. None se kutayirangiye? Ntabwo nyirangije nyine nakubwiye ati ndagenda kubaho gakeya kubera ko wambwiye amafaranga make. Rero naho nguyize nahanze.